turakwitabye karame Nyagasani, twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe, tariki 5 Nyakanga 2025. Ngaya amasomo ajya kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni mu cy'intangiriro, umutwe wa 27 umurongo wa mbere kugeza kwa 5 n'umurongo wa 15 kugeza kwa 29. Izaki ageze mu zabukuru, amaso ye arahuma ntiyabakibona. Nuko niko guhamagariza umuhungu w'imfura, aramubwira ati mwana wanjye. Undi ati ndi hano. Izaki ati dore ndashaje, sinzi umunsi nzapfiraho. None fata intwaro zawe, umutana n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba unyicireyo inyamaswa y'umuhigo. Hanyuma ubintegurire uko mbikunda, unzanire ndye maze nguhe umugisha ntarapfa. Rebeka yarateze amatwi Izaki aganira na Ezawu umuhungu we. Nuko Ezawu ajya mu ishyamba kwica inyamaswa y'umuhigo ngo awuzanire se. Hanyuma Rebeka yenda umwambaro mwiza cyane w'umuhungu we mukuru Ezawu yarabitse mu nzu, awambika umuhungu we muto Yakobo. Naho impu z'abana b'ihene azimwambika mu maboko no mu ijosi ahatari ubwoya. Nuko ahereza Yakobo umuhungu we ibiryo n'umugati yari yateguye. Yakobo yinjira kwa se aramubwira ati dawe. Undi ati ye. Urinde se mwana wanjye? Yakobo asubiza se ati ndi Ezawu umwana w'imfura. Nakoze uko wambwiye. Eguka wicare urya inyama y'umuhigo wanjye maze umpe umugisha wawe. Izaki aramubwira ati mbega ngo uraronka vuba mwana wanjye? Undi ati nuko Uhoraho Imana yawe yampaye kuronka. Izaki abwira Yakobo ati igera hino ngo ukoreho mwana wanjye, numve niba uri Ezawu umwana wanjye cyangwa se niba utari we. Yakobo yegera Izaki, nuko se aramukorakora aravuga ati ijwi ni irya Yakobo ariko amaboko ni a Ezawu. Ntiyamumenya kuko amaboko yari yuzuye ibyoya nk'amaboko ya mwene nyina Ezawu. Nuko Izaki amuha umugisha, aramubaza ati ese koko ni wowe umwana wanjye Ezawu? Undi ati ni njye. Ati ngaho mwana wanjye, mpereza ndye ku muhigo wawe maze nguhe umugisha wanjye. Aramuhereza ararya, hanyuma muzanira na divayi aranywa. Nuko umubyeyi wa Izaki aramubwira ati igira hino umpobere mwana wanjye. Yakobo aramwegera aramuhobera. Izaki yumva impumuro y'imyambaro ye, amuha umugisha agira ati impumuro y'umuhungu wanjye ni nk'impumuro y'umurima Uhoraho yahaye umugisha. Imana niguhe urume rumanuka ku ijuru, iguhe n'uburumbuke bw'ubutaka, ingano na divayi bigwire bisendere. Imiryango izakugaragarire n'amahanga azagupfukamire. Ube umutware wa bene so na bene nyoko bagupfukamire. Hazavumwe uzakuvuma, hagire umugisha uzakuvuga neza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zawe ni 135. Nimusingize Uhoraho kuko ari umunyampuhwe. Nimusingize izina ry'Uhoraho, nimusingize abagaragu b'Uhoraho, mwebwe abahora mu ngoro y'Uhoraho mu bikari by'inzu y'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho kuko ari umunyampuhwe, nimuririmbe izina rye kuko ari umugwaneza. Kuko Uhoraho yitiyemo Yakobo, Isiraheli ayigira inyarurembo ye. Ngewe nzi neza ko Uhoraho ari igihangange, ko umutegetsi wacu asumba ibigirwamana byose. Icyo Uhoraho ashatse cyose aragikora, ari mu ijuru ari no munsi, ari mu nyanja ari n'ikuzimu. Nimusingize Uhoraho kuko ari umunyampuhwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 9 umurongo 14 kugeza kwa 17. Muri icyo gihe abigishwa ba Yohani basanga Yezu, niko kumubaza bati niki gituma twebwe n'abafarizayi dusiba kurya naho abigishwa bawe ntibasibe? Yezu arabasubiza ati birakwiye se ko abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hazaza igihe umukwe azabavanwamo nibwo bazasiba. Nawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyakurura uwo mwenda ukarushaho gucika. Nta nushyira divayi nshya mu masaho ashaje, naho ubundi amasaho yasandara, divayi ikameneka, kandi ya masaho akabapfuye ubusa. Ubusanzwe bashyira divayi nshya mu masaho mashya, byombi bikarama. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abayoboke b'Imana nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi.
fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Amasomo kintu yacu duteguriye kuri uyu wa gatandatu usoza icyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe aratwerekeza gukomeza turwana urugamba rwa roho, aho dusaba gutirara. Burya hari igihe ushobora kwirata ukirarira bikaza kurangira uri no kwirara. Nawe nanjye turasabwa kugira ngo dukomeze turwane, ntitukavuge ngo twarashyikiriye none twarashyitse byararangiye. Turacyari hano ku isi, umenye ko tutarageraho umwanzi atatera ibuye. Niyo mpamvu buri munsi twumva n'ijambo ry'Imana, tukakira Yezu kugira ngo twongere twibutse ko turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, ntacyo twishoboreye, ahubwo twishingiye ubuvunyi n'imbabazi z'Imana tuzikomeza kudusigasira kugira ngo dukomeze duhate inzira ibirenge, duhangare urwo rugamba rwa roho, turusheho kurwana tutirara. Nawe rero ndakwifuriza gutirara. Nyuma yo kumva amasomo y'uno munsi, isomo rya mbere twabanye mu gitabo cy'Intangiriro, aho batubwira uwirasa kirara bikaza kurangira nyine abuze umugisha icyo yaragenewe ari we Ezawu. Hanyuma n'ivanjiri uno munsi nayo ikadusaba kwitwara neza igihe cyose kugira ngo turoge umugisha w'Imana, dore ko umugisha w'Imana utuzurana n'ikibi. Niyo mpamvu Nyagasani twadusaba isuku ihagije no gukomeza turwana buri munsi. Dusaba inema yo gutirara kugira ngo dushobore kurwana n'ibituzitira kugana Imana, turonke imigisha y'Imana buri munsi. Uyu munsi turibaza ikibazo, nawe ujya wibaza ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza bati, ariko ubundi kuki Yakobo yibye umugisha wa Ezawu? Tugiye kubona impamvu Yakobo yegukanye umugisha wari ugenewe Ezawu. Ubwo si ubusambo, yaba yegukanye umugisha. Turaza kubonamo impamvu 3 ziza none kugufasha kongera gukomeza ushakashaka, dore ko kuri no si turabashakashatsi, kandi umushakashatsi ntabwo barashyika nyine bya byo gutirara, arakomeza agashakashaka mpaka ageze hehe ku buhanga nyakuri ari Imana. Mu gihe cyose tutaragera ku Mana, burya cyinshi tuba turi kwibeshya. Niyo mpamvu twishingiye ubuvunyi bw'Imana kugira ngo Imana bariyo buhanga nyakuri, niyo dushakashaka. Nanjye rero nibeshye mu bushakashatsi ukaba ntanze igisubizo kidakwiye, umenye ko nkiri gushakashaka, nawe uracyari gushakashaka. Twese turabashakashatsi, hanige dushaka kwibeshya. Niye mpamvu Yakobo yegukanye umugisha wari ugenewe Ezawu? Impamvu 3. Impamvu ya mbere, turabonamo uburenganzira bwari bugenewe umwana w'imfura. Mu isezerano rya kera koko umwana w'imfura wese yaragenewe kwegukana ibintu, droit d'héritage, ibintu by'ababyeyi, akaba yabyegukana byose, cyangwa akegukana umugabane ukomeye cyane, igice kinini cy'ibyo ababyeyi bari batunze. Umubyeyi yaragiye gupfa, nuko umwana w'imfura akaba ari ugira uburenganzira mu kwegukana ibyo bintu. Hanyuma ku bushake bwe, reka tuvuge, akazaba yagenera bagenzi be, bene wabo, kuko nyina ari umwana w'imfura wahawe uburenganzira. Ivugura amategeko ku mutwe wa 21 murongo 15 kugeza kwa 17. Ezawu nawe nkuko tubisanga nanone mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 27 umurongo wa mbere kugeza no kwa 5, baratubwira ko Ezawu ari we mwana w'imfura kwa Izaki na Rebeka. Niwe rero wagombaga guhabwa umugisha, dore ko batubwira ko se nyine yarageze mu zabukuru atakibona, agiye gupfa. Nuko rero byari ngombwa kandi byari bigenewe, ni na ngombwa nk'uko umurongo wabiteganyaga w'amategeko ko Ezawu rero ugombaga kugira gute guhabwa umugisha kugira ngo azungure se, afate ibintu byose, hanyuma azagenere murumuna we Yakobo nk'uko amategeko yabigenaga. Uburenganzira rero bwa Ezawu kumvise uburyo yaje kubuvuswa bitewe n'impamvu ya kabiri tugiye kurondora. Bwa mbere, Ezawu niwe ugenewe uyu mugisha, none Yakobo arawumutanze, arawegukanye. Kugeza ubu turabonamo uburiganya bwa Yakobo kuri uyu mugisha. Impamvu ya kabiri ijyana n'agasuzuguro ka Ezawu ni na rya tegeko rya kane mategeko y'Imana, urajya wubaha ababyeyi bawe, aho tuza kubona ko Ezawu yasuzuguye bigatuma umugisha umutambuka mu myanya y'intoki. Tubisanga nanone mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 25 umurongo wa 29 kugeza kwa 34, aho tugiye guhasoma. Akenshi abantu benshi ntabwo bajya bahasoma aho hantu kugira ngo usobanukirwe neza impamvu uyu mugisha koko Ezawu atawegukanye. Bishoboke ko nyina yarataye mu gutwi ko uyu mugisha yawugabye kera. Umunsi umwe Ezawu ahiguka ananiwe cyane,
nuko asanga Yakobo atetse ikinyiga. Ezawu abwira Yakobo ati mpanjye kuri icyo kinyiga cy'ikigina kuko ndembye. Nicyo cyatumye bamwita Edomu, aribyo kuvuga ikigina. Yakobo ati keretse tukiguze ubutware bwawe uhabwa no kuba imfura ya data. Ezawu ati ubundi se ko ngiye gupfa ubutware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati ngaho birahire nonaha. Ezawu aherako arabimurahira, agurana Yakobo ubutware bwe. Nuko Yakobo aha Ezawu umugati, amuha n'ikinyiga cy'inkori. Ezawu ararya aranywa, arahaguruka aragenda. Nguko uko Ezawu yasuzuguye ubutware bwe, yakeshaga kuba ari we imfura ya se. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nizere ko nyuma yaha uri kumva uburyo amateka ari kugenda twereka uburyo Yakobo yegukanye umugisha, uburyo Ezawu agurishije umugisha we. Bishoboke ko nyine Yakobo yageze mu rugo nk'umwana w'umuhererezi, agatangira agateta kuri nyina, amubwira ibyabaye, amubwira uburyo Ezawu yarahiye ko ari ugiye kwegukana ubutware. Nyina yarabyumvaga. Turumvise nanone uburyo nyina yakoze ibishoboka byose kugira ngo yandahiro yarahiriwe Yakobo umuhungu w'umuhererezi izagerwaho. Nibwo twumvise ibyo Rebeka akoze, ategura umuhungu we koko kuzegukana wa mugisha nk'uko Ezawu yari yarabugabye. Ibi nanone bigatwereka uburyo Ezawu yakunze akararikira, agakunda ibintu kurenza bwa buntu, kurenza bwa butware, akakemera kugurisha ubutware bwe kubera inzara, kubera inyota, kubera irari, kurarikira, gukunda utwo tuntu turyohereye. Ako kantu umubyeyi, gukunda utwo tuntu turyohereye rero bikaba ari byatumye koko yemera kugurisha ubutware bwe. Mubyeyi, aha kugeza ubu turabyumvikanaho, ukomeze nawe ubyibazeho, urebe uburyo uko Ezawu yasuzuguye akemera gutanga ubutware bwe. None rero bigezeho agiye guhiga kugira ngo akunde ashimishe se, n'ubundi birangira Yakobo amukoranye ngo uyu mugisha Yakobo yegukanye wahereye kera bitewe n'ibyo bari barumvikanye, barasezeranye, yandahiro bagiranye. Amen, amen, amen. Reka turebere hamwe impamvu ya gatatu. Nyuma yo kumva ibi byose, uburenganzira bwa Ezawu yari afite nk'umwana w'imfura bw'uko yagombaga kwegukana uriya mugisha, na nyuma yo kumva uburyo yaje kugenda yarasuzugura akawugurisha, akawutanga, akawugenera Yakobo bitewe no ko yararekeye twari turyoshye, reka twumve impamvu ya gatatu, igisobanuro y'igamana nanone cyerekeza kuri ibi byose twebwe twatekereza ko ari maguye cyangwa ubusambo. Ijambo rya gatatu rigira ngo Imana yandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Akenshi aribwo tuba twateguye umurongo mu buzima bwacu ati uku niko ibintu bizagenda, bikaza kurangira atari ko bigenze. Kubera iki? Tuzasome mu mateka yo gucungurwa kwa muntu, histoire de notre salut. Akenshi hamwe ibintu nanone bigoretse, akenshi hamwe ibintu bigoramye. Ntabwo ari uko Imana itabibona, ahubwo Imana ishaka gutubwira iti nyamara ntimukirare kuko nshobora no gukoresha n'umunyabyaha, barahabu, indara, ingegera, abasambanyi kabuhariwe, n'amahabara, abo bose nkabakoresha umugambi wo gucugura abantu. Kubera ko iby'Imana ntabwo gusa tugenda kubera umurongo wategetswe watanzwe, ahubwo Imana igenda ku mpuhwe zayo. Ngibi bitubaho mwabagehimwe, ntabwo uko twari tubikwiye, ahubwo ni impuhwe z'Imana. Nujya kwakira ijambo ry'Imana ukabona birakunze, ntukagere ngo nuko ari umukristo w'ibanze, ujye uvuga uti ni impuhwe z'Imana. Nujya guhabwa Yezu ukabona birakunze, ntukavuge ngo ndabikwiye rwose, ni igikwiye umubiri wa Kristo. Ya ntabwo ukwiye, ahubwo twese tuyaha kubera impuhwe za Nyagasani. Nguko Nyagasani tugirira impuhwe tutari tunabikwiye, agakomeza gutwitaho. Nguko rero gutavangavanga no gutavagira Nyagasani, akenshi twebwe twumva twari tugenewe gukora ibingibi, turi abigishwa ba Nyagasani. Nkavuga ko niba abigishwa ba Yohana ati kuki abigishwa badasiba kurya, kuki. Aha Nyagasani akabereka ko icy'ingenzi atari uko dukurikiza imihango y'inyuma, ahubwo no kwitwara neza. Uwo umuntu wegukana umugisha w'Uhoraho nuko aba yitwaye neza buri gihe cyose arangamiye Nyagasani. Ngivanjiri no Musa twerekeza ko iyo umuntu yitwaye neza ibintu bigenda neza, gutavangira Nyagasani, kwitwara neza buri gihe, ukumva ko wagakoze neza ubuzima bwawe bwose nta kwirara. Dore ko abenshi tujya twirata, nka kurya Ezawu yirata ati mfite ubutegetsi, mfite ubuyobozi, ntacyo naba. Nuko bikarangira turi kwirarira ati ngewe rwose nagukora iki, ngewe ibintu bishobora kuncika, ngewe kwirarira, ngewe. Hanyuma bikaza kurangira turi kwirara,
ibyo twari tugenewe bikanyura mu myanya y'intoki kubera iki? Kwirara. Ni kangahe nagiye nirara ngewe nkivutsa umugisha imbere y'icyaha? Ni kangahe nagiye nirara nkarangara none koko nkabanyazwe ibintu bikaba bigiye kubera kwirara ndetse no kwirarira. Mubyeyi, wasanga ukiri mu bakirata, mu birarira ndetse no mu birara. Mu buzima busanzwe ntiduhema kumva inkuru zijya kumera nk'iza Ezawu na Yakobo kubera ko twayiraye tukirata ikaza kurangira turi kwirara, nuko ibyo twari tugenewe bigatambuka ntitwongere kubigiraho uruhare bikabiragiye. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abana bigaga mu ishuri rimwe, igihe cyaje kugera bajya gukora ikizamini cyagomba gusoza amashuri yabo, amashuri yisumbuye. Ngo hakaba harimo umuswa ndetse n'umuhanga n'abandi nyine batari abahanga cyane ariko bagerageza gukurikira mu ishuri. Nuko ngo umunsi umwe ngo ikizamini rurangiza, ubwo bari biteguye ko nyine n'ubundi harimo abaza gutsindwa harimo n'abaza gutsinda. Ngo mu kizamini cyarurangiza, ngo mwarimu amaze gukiza imbere, ngo baratangira barakora. Ngo bagiye kubona babona ikintu cyabatunguye gikomeye, ngo babona wa mwana, wa munyeshuri wahoraga wuwa nyuma, wa wundi bajya kubona amanota ya nyuma, bagiye kubona babona mu masegonda make atanze urupapuro arasohotse. Neza neza bareba batakokuriya munyeshuri yagiye yicara agakora. Atanze urupapuro arasohotse, atanze n'igisubizo yabonye. Nuko abandi banyeshuri bareba hirya bareba hino, bibaza ko baza kugenza. Bagiye kubona mwarimu aba arasohotse yiheza gato hanze. Nuko ngo umunyeshuri wari wicaye imbere wa undi w'umuhanga, ngo arebye ku rupapuro rwa mwarimu abona igisubizo mwarimu yanditse. Ngo arebye abona umubare w'igisubizo ari 6. Wa munyeshuri muri ako kanya ahita abonye mwarimu asohotse, umubare yari yanditse w'igisubizo arawusiba kubera abonye igisubizo cya mwarimu yandika 6. Bagenzi babibonye nabo ati uriya n'umuhanga kandi koko biri yabonye nibyo koko. Bose baramukopera bandika 6. Nuko igihe kigeze nabo batanga impapuro z'ibizamini z'ibisubizo bakoreyeho, nuko bazehereza mwarimu. Mwarimu rero atangiye gukosora ikizamini ariheba. Ubwo yakosoraga aza kurabuka ko bose banditse 6, kandi igisubizo cya mwarimu ngo igisubizo cyari 9. Mu gihe wa munyeshuri w'umuhanga yarebye areba nabi nyine, mwarimu yarari imbere we yari yanditse 9, wa undi kubera ko muri imbere nawe we ntabwo yabonye 9 ahubwo yahise abona 6. Kuko nyine nawe ukora umubare ufata 9, hari igihe hinduka 6 bitewe n'icyerekezo urimo, hari igihe hinduka 9 bitewe n'icyerekezo urimo. Umunyeshuri rero we yibonera 6 mu gihe mwarimu yari yanditse 9. Nuko bagenzi be bose batsindwa batyo, nawe atsindwa atyo kandi yari umuhanga. Mwarimu nibo bwa nyuma ageze, mwarimu ari gukosora neza yihebye ko abanyeshuri bose batsinzwe, agiye kubona abona umwe wari wanditse 9 gusa, ari umwe gusa ushoboye kwandika 9. Bagiye kureba basanga ari wa wundi w'umuswa, wa wundi utajyaga ubona amanota menshi, niwe gusa ashoboye gutsinda. Abandi bose baratsindwa bataha barira. Nuko bari we ubona diplome, abandi bati nuko ntaganaga. Kubera iki? Uko ikizamini mwaba yateguye ngo cyari cyoroshye cyane, kwari ukugira ngo nyine cyari cyoroshye cyane. Nuko wa wundi w'umuswa abahawe amahirwe ya nyuma, arangije kwiyandikira rya 9 rye arisohokera arigendera, birangira ari we nyine ubonye amanota ya mbere utsinze, abandi bataha baramasa. Kubera iki? Aho kugira ngo bandike 9 barebeye kuri wa wundi w'umuhanga bandika 6, kandi nawe yaravuye gukopera kandi akopera nabi. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngaha hantu tujya dutsindirwa abantu benshi, tukunze kurebera ku bana b'imfura, tukarebera ku bahanga abanyabwenge, kaza kurangira natwe twandukuye amakosa. Ukurikire nawe nyine umubare 6 n'9, uraza gusanga nawe ushobora kuba kwibeshyaho bitewe nuko nyine uyu nguyu yabikoze, uyu uko asanzwe abikora ni gutya bisanzwe bigenda. Ugasanga kenshi twagiye muri uwo murongo uko bisanzwe bigenda, nyamara Imana ishobora kwandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Nuko
uzacira urubanza wa wundi w'umuswa mu ishuri, nyamara akazagutanga igisubizo kizima. Kubera iki? Yanyuze mu nzira nziza, birangira nyine abonye umugisha. Nguko uko ahabwa umugisha umuntu wese unyura mu nzira nziza, umuntu wese udakopera, umuntu wese utiba, umuntu wese utararikira iby'abandi, umuntu wese ugendera mu nzira z'Imana, ahabwa umugisha n'Imana. Nawe rero iyi nkuru ya Yakobo na Ezawu iza kugufasha kureba, hari ubu ntabwo nyambona ibintu biryoshye bigatuma ndarikira nkagurisha ubutungane bwanjye, bigatuma ngurisha ubuyoboke bwanjye ku Mana. Ese iyo mbonye ibintu bishashagirana, aho nanjye sinyagira ngo ni zahabu, bigatuma nta ubwo nari nambaye. Nuko rero ngohoka kuri ibyo bintu byose. Ngira ishuri tujyamo twese kudakopera. Ubuzima bwacu budusaba kugenda ku murongo neza kugira ngo tunogere Imana. Umuntu wese unogera Imana akitwara neza. Umuntu wese wanga guhemuka, akanga kureba ku ruhande, akanga guca inyuma, akagorokera Nyagasani, birangira nyine abayeho neza umugisha w'Imana. Naho ubundi umuntu ukopera, umuntu wiba, gukopera byerekeza nanone kutiringira Imana. Tukiringira imbaraga zacu, tukiringira abantu. Dusaba inema yo kurangamira Imana kugira ngo Nyagasani aduhe umugisha buri munsi, twitwara neza, kubaha ababyeyi, kumvira, kandi koko kumvira no kumvira abadushinzwe mu byiza, tukumvira Imana kuko ariyo idutegeka, niturinda, niturengera. Nawe aho wiranze ukirarira, ukirata, uno munsi utege biganza ubwire Nyagasani uti Nyagasani ndi umunyabyaha n'umunyantege nke, ndifuza ko nashingira imizi wawe, ari wowe wankomeza kugira ngo nshobore kugenda mu nzira zawe nziza. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ari Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.